Tipe ararenze bro, tipe ararenze kabisa. Nanga muri kubona ukuntu ari kumwe na Kagarara kumubwira bakaba ari n'abayitetayina cyangwa se bazwi by'umwihariko mu buryo bw'ubustima cyangwa se bukoresha ku mbuga nkoranyambaga harimo nk'ama YouTube, Twitch n'izindi mbuga nkoranyambaga zitandukanye bakoreraho ama live stream. Bamwe mu bantu rero bakomeye cyane ku buryo kubasha kuba nyine wavuga ko ushobora kumutsinda by'umwihariko mu marushanwa atandukanye mu kwirukanka mu gusimbuka. Ngayo nguko rero ibya Speed ni umunyamerika akaba n'umu entertainer umwe mu bakomeye by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga yageze mu Rwanda aje muri Visit Rwanda by'umwihariko ariko ntabwo ari uko ngo ni ikintu yateguye cyangwa se RDB yateguye. Speed ubwe ni ikintu yiteguriye ku giti cye cyo kuzenguruka bimwe mu bihugu bya Afurika agenda abisura cyangwa se areba imikorere yabyo. Ikindi kintu gishimishije kuri uyu aka Darren Watkins Jr uzwi cyane nka Aisha Speed nuko by'umwihariko kimwe mu bintu bya mbere yakoze abazungu bibikana bababaza cyane ni ukushaka kwerekana Afurika nk'igihugu nk'umugabane mwiza kurenza indi migabane yose ku isi. Kandi ngira ngo uyu musore Aisha Speed ni umunyamerika yabonye izuba ku itariki 22 Jana cyangwa se mu kwezi kwa mbere ku itariki 21 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2003. Ni umwana muto cyane by'umwihariko ngo barigejeje mu myaka igera kuri 22. Urumva ko Aisha Speed ni umuntu utangaje cyane. Ikindi cya kabiri yakoze ni uko yabashije kuzenguruka mu birunga cyangwa se mu karere ka Musanze akajya kuhasura. Yavuye mu karere ka Musanze agaruka i Kigali, yagiye mu Marangi, Nyamirambo, Abahazi, agenda ajya kurya amasombe, ajya kurya ibinono. Ikindi kintu gitangaje kuri uyu musore yabashe guhura na bamwe mu ba content creators harimo Osmarito, ahura n'uwo bita Kagarara. Ngira ngo Kagarara we yakoze ikintu giteye ubwoba koko ngo binavugwa ko uretse ko Speed ahantu wenda batandukana n'abandi ba streamer cyangwa se n'abandi ba entertainer bakomeye ku isi, we ntabwo yagukoreye nk'ikintu wenda kugira ngo azajye abishyira kuri kamera biragoye keretse wenda nk'iyo afite haraka cyangwa se yihuta cyane. Speed rero bivuga ko ngo yaba yahaye arenga $5,000 witwa Kagarara. Urumva ko Kagarara byaba ari ibyishimo bitangaje cyane kuko $5,000 Kagarara ni amafaranga menshi cyane, kunekereza ko aya mafaranga ashobora no kuba atarayakoraho Kagarara. So nibyo ngibyo Speed yakoze. Ikindi yakoze nuko yabashije kumujyana nawe babasha kuganira. Yakunze umuntu bita Kagarara cyane kurenza n'abandi ba content creator. Yakunze uburyo Kagarara ari umuntu ufite confidence, yakunze ukuntu Kagarara nyine ari wa muntu nawe arahatana kabisa. Kagarara ubundi ntabwo azi Icyongereza ariko ngira ngo nk'abantu mwabonye video mwabonye ukuntu ari kumubwira ngo I want a challenge for you, I want to challenge you. Urikumva ariko uburyo yabivugaga yavuga ngo I want a challenge for you. Urumva ko nyine byanze bikunze ariko yiyaminiyaga ariko message uko byagenda kose yabashije kugera kuri Watkins cyangwa se Aisha Speed. Aisha Speed yamubwira ati mbabarira. Kagarara yabwiye Aisha Speed ati mbabarira noneho dukore push up njye nutsinda. Nyine wanagasa nk'abwira ati nutsinda nuko wenda atari kwifashisha ngo ndagoye amafaranga runaka kubera ko wenda azi ko Aisha Speed ni umwe mu ba miliyoneri bakomeye bafite amafaranga menshi. Nyango nk'iyo ugerageje kureba nk'uburyo streamingwamo byo nyine amafaranga yinjiza live ni amafaranga menshi cyane utiriwe n'ijya no gucountinga cyangwa se ngo bare amatoto views z'indi z'ama video ya uploadinga ku ma YouTube byo nyine nuze streaming yiwe ku isaha abafite amafaranga bari ufite za miliyoni z'amadolari. Ni umwe mu bantu bakomeye cyane by'umwihariko ku isi. Ubu akaba ari mu gihugu cy'u Rwanda. Yabashije no guhereza amahirwe Kagarara, aramubwira ati ngaho dukore push ups. Kagarara ibintu yamukoreye nagahoma munwa. Kagarara yamutsinze, abantu bose barakomera kandi Speed yabona ko nawe yabigize intambara wanavuga ati akagabo ni kansinde. Kagarara rero byarangiye amutsinze. Bimwe mu bindi bintu biri gucarashara ku mbuga nkoranyambaga ni biri kuvugwa bavuga ati uwitwa Aisha Speed ntabwo video z'uburyo ziri gutrendinga ntabwo byakagombye ko ariko bigenda kubera ko ngo hari indirimbo zimwe na zimwe ngo z'abahanzi bakomeye zirimo nk'indirimbo ya Bruce Melody ngo Pom Pom ngo bivuga ko ngo yaba yagurijwemo abareshi kuvuga abandi bakajya ku mbuga nkoranyambaga bakavuga ati ibyo ngibyo have naho bihuriye kuba umuntu yaza muri Visit Rwanda nyamara akabikora ku rukundo atari amafaranga yishyuwe na RDB. Gukorekeza ko Aisha Speed yari nk'umuntu yishyuwe na RDB yaba yasohoye amafaranga menshi cyane za miliyoni z'amadolari ariko Aisha Speed ubwe yaje akora iki? Yaje yikorera nyine nk'uko yabiteguye kuzenguruka umugabane wa Afurika nyine afata amavideo
aza nyine rero aza no mu Rwanda ntabasha kuhagera nyuma yo kuzenguruka ibindi bihugu by'umwihariko bikomeye muri Afurika. Ngo yanyuzemo muri za South Africa, mwahoze mureba imikino yahakoreye, anyura muri za Zambia, Zimbabwe, Mozambique, anyura no muri Nigeria. N'ubwo ngubu rero tuvugana ari mu Rwanda. We ubwe mu magambo yabashije gutangaza anyuze ku rubuga rwe rwa Instagram yavuze ko igihugu cy'u Rwanda ni cyo gihugu cya mbere muri Afurika bidasubirwaho. Nawe ubwo yageze mu gihugu cy'u Rwanda aratungurwa, yarebye na tirere y'ukuntu igihugu cy'u Rwanda kimeze, areba cleaning cyangwa se isuku iri mu gihugu cy'u Rwanda, areba uburyo abantu baho batuje basukuye, nyine ari abantu bari ku murongo bari smart. Nawe ubwo ahita avuga ati kino ni igihugu giteye ubwoba, ni igihugu giteye ubwoba. Ubu ngubu rero ntekereza ko Action Speed ni umwe mu bantu berekanye ko nyine u Rwanda ari igihugu gikomeye. Ngira ngo nawe yanabitangaje ko mu bihugu byose yazengurutse muri Afurika, igihugu cy'u Rwanda nicyo gihugu yabashije kugiramo streaming iteye ubwoba. Abantu mwakurikiye streaming yo kuri YouTube yabashije kuzuza miliyoni zirenga 4 za views mu isaha imwe. Ibaza, ibyo ni ibintu bidasanzwe cyane, na Mr Beast bijya bimunanira. Miliyoni 4 mu isaha imwe. Noneho ari live stream, noneho ngo ni ikintu uploadings live stream 4 million. Ni ibintu rero biba bidasanzwe Action Speed yakoze. Mbese muri rusange abanyarwanda barishimye, leta irishimye kwerekana ibikorwa byiza by'u Rwanda, ibikorwa byiza bya Afurika. Action Speed nta kintu wamunganya, ni umuntu wakoze ibintu bitangaje, ni umuntu wakoze ibintu biteye ubwoba. Twese mbese byadutunguye. Abandi bakavuga ati yahise anagura inzu mu mujyi wa Kigali, abasha kuhagura inzu. Abantu benshi batunguwe cyane, nubwo yageraga mu karere ka Rubavu kamini ka Kirehe akajya aho bita mu Bigogwe. Ngira ngo nkanga muri kubona video nuze ifoto ari mu Bigogwe, yagiye kuhasura, nanga ari gukurura moto. Action Speed ni umuntu washyize u Rwanda ku rundi rwego, bivuga ko yanahaguze nyine inzu, bivuze ko yahaguze inzu ihenze cyane. Nawe ubwe akemera ko agomba kuzagaruka mu Rwanda rwose. Nibyo bintu yabashije kwitangariza ku mbuga nkoranyambaga. Yagiye azenguruka rero uduce tunini twishi dukomeye two mu Rwanda, azenguruka muri Stade Amahoro, ajya muri BK Arena kureba abakinnyi ba basket. Mbese Action Speed ni speed kabisa. Umwe mu bantu nyine berekanye ko ari umuntu, nubwo ni umunyafurika, ni umunyamerika w'umunyafurika, ariko yerekanye ko ari umwe mu bantu bashaka ko umugabane wa Afurika utera imbere. Bimwe mu bintu abazungu badakunda cyangwa se batifuza, ngira ngo mujya mubibona nk'abazungu barimo bita ngo ni Lodge Walks, ukunze kuzenguruka isi mu kwerekana ibihugu bitandukanye byo muri Afurika by'umwihariko. Ubu usanga wajya nk'ahantu uduce tubi, abaturage bari mu buzima bubi, we nibyo ngibyo aba yibereyemo, uri kumva. So ntabwo ashobora kwerekana nk'ibintu nyine byiza byo muri Afurika. Action Speed araza akerekana nyine uburyo Afurika abaturage bishimye, abantu baseka, basabana, n'abantu bagira umutima mwiza. Nuko nguko Action Speed we yimereye kabisa. Yanabashije nyine kuba yabasha gukora ibintu bitangaje. Nyine avuga ko mu Rwanda agomba kuzahagaruka by'umwihariko mu buryo bwiwe, kuko binavuga ko ngo yaba yaguze inzu mu mujyi wa Kigali, inzu ihenze cyane haraza Kibagabaga. Abantu benshi bakomeje kuvuga ati Action Speed binakoreye mu Rwanda biteye ubwoba, kuko ibintu yakoreye mu Rwanda nta n'ahantu ndi hantu igeze abikorera. Ndetse no mu Rwanda nikeza ko niho hano hambere yabashije kuzenguruka cyane, aranahatinda. Aho muri South Africa nyine yabaga ari muri tour, akavuga ati nimba wenda ngeze ku kibuga cy'indege, ndava ku kibuga cy'indege wenda nimba nerekeza Pretoria, naho ngaho. Nuko nguko abantu aho asanga aho ngaho bagahita aribo bakorana twatuvuye twe, cyangwa se bakunda gukora akavuyo, akahava ahiterekeza mu kindi gihugu direct. N'igihugu atajyaga arara. Aho muri South Africa bivuga ko atigeze harara. Nuko nguko mu gihe mu Rwanda bishobora bavuga ko ngashobora kuhamara n'iminsi igera kuri 5. Action Speed rero ni umuntu wakunze igihugu cy'u Rwanda, yagikunze ku rwego ruteye ubwoba, wagira ngo yishyuwe nyamara tegeze yishyurwa. Ikindi cya kabiri gishimishije, akigera mu Rwanda yabashije kubaza aba content creators bari mu Rwanda. Ngira ngo yahuye na nyine nkuko nabibabwiye, yahuye na Osmarito Kagarara. We yamuteye ubwoba, abantu bose bavuze ati Kagarara ntabaho. Kagarara ni igikoko, n'undi muntu, ni indi level, uri kumva. Nubwo bivuga ko nyine yabashe no kumugurira nyine nginzu, ngo yamuguriye nginzu, ngamuha n'amafaranga. Nuko nguko Action Speed rero ni umuntu mbese muri rusange uri kwerekana ibyiza bya Afurika, uri kwerekana ko Afurika nubwo bajya basura berekana abaturage babayeho nabi, abasigajwe inyuma n'amateka, bibera mu byo kubumba inkono mu mashyamba. Ubu usanga abazungu benshi baza muri Afurika mu gusura, nibyo ngibyo baba berekana. Abantu bakora nyine ingendo zo kuzenguruka nabo imigabane itandukanye, ibindi bihugu bitandukanye muri Afurika, usanga nyine berekana ko nyine Afurika ni
ni umugabane watesetse, ni umugabane uri mu bibazo, ni umugabane nyine utameze neza, nyine ni abantu bababaye batishimye bari broke, mbese nyine ni uko baba bashaka kugira ngo batwerekane. Mu gihe Aisha Speed ni umunyamerika, ari nabyo abantu bari kuvuga ati buriya kimwe mu bintu byiza Amerika igira, Amerika kuba ikintu idagifitemo inyungu ntabwo nyine nta kintu biba biyirebaho. Kuba wakerekana ko wenda nk'umugabane wa Afurika ngo umeze neza kuri Amerika rwose nta kintu. Ikibi ni ukwerekana ko hari igihugu cya Afurika kitavuga rumwe na Amerika. Amerika ibyanga urunuka, Amerika nuko nk'uko iteye. Ariko ubundi kuvuga ngo bitandukanye wenda n'ibindi bihugu byo muri Europe. Ibindi bihugu byo muri Europe ni ibihugu bigira abantu b'abirasi b'abagome bashaka nyine gusebya, nyine nuko nk'uko bashaka. Mu gihe Aisha Speed we nyine usanga ni umuntu nyine ushaka kwerekana ibikorwa byiza, gusura nko mu Rwanda nyine mwahoze mubona amavideo y'ukuntu yagiye gusura mu birunga, akajya gusura mu marangi hari Nyamirambo, b'abantu usanga batekera kunuze mu mihanda hagati, banywera mu muhanda hagati, basize utumeza ariho binywera bishimye. Nibyo Aisha Speed bashaka kwerekana. No mu bihugu by'ibindi yagiye azenguruka nko muri za Zambia, nawe yagiye hakorewe udutendo nk'utu nyine two kwerekana ubwiza bwa Afurika. Ngira ngo yabikoze, ikindi cyiza kiwe yabikoranye urukundo. Ntabwo yigeze wenda avuga ngo reka turenge urwego rw'igihugu nka RDB ngo mbaka amafaranga kugira ngo nze muri gahunda ya Visit Rwanda. Byose yabikoze ari urukundo. So ngayo nguko rero yari amakuru ya Aisha Speed. Ubwo ndizera ko mukomeza gukurikirana bimwe mu bikorwa nyine byari gukorera nko mu Rwanda, nyine no mu rwego rwo kugira ngo u Rwanda rwaguke muri Visit Rwanda. Ndabashimiye ngiye muri kumva cyamuteza amatwi ni Gatete, mu gihe muri kumukirana kuri Dore Entertainment. Mukomeze kugira ibihe byiza munakora subscribe. Ndabashimiye.